ndabona hasi. Okay, narebere kanze mugeraho nareba. Oya ni mu matsere se umura ntabwo ni. Oya rega wikirirwa wizana ndaje n'undi nari ngiye no kuza ku muhanda nareba. Ahubwo se mwazanya kandi kawunga n'umuceri ko nshaka guhahira mutipe wanjye ko mbona amazi iminsi akoresha amafaranga menshi. Okay, narebere kanze nari maze nanjye kugira namaze kwambara imyenda y'akazi. Ndaje nose ya modoka ahubwo twari tugiye gupakura yindi yo yahageze. Okay, narebere ndasha none hanga ngiye kuzana iby'ubute ibyo ariko ikintu cyo mbanje kukubwira mbabarira umwanda none usigaye urasi ushaka buri kintu cyose cyangwa gisa neza wacyogeje cyose ariko n'imyenda ubona ko isa nabi uyimese sibyo naye ndinde narayipakururanye imodoka uyimese sibyo hanyuma buri kintu cyose kwanze kiri muri iriya nzu cyose ndaje ndatebuka nitsanga utogeje ikintu cyose turarwana ninjye nawe ndabyoza bose mu matsere ndabangarutse nsanga nawe bisoje ariko ndashonje pe oya nari bingiye kuzana ibyo guteka erega nuko wananiye sawa reka mbikore ariko byose yambwiye koza satani ikintu kirimo cyose reka ataza kunjidagura nk'uko ajya abigira babiwe pa Ngumva nibagiwe phone kuko ndi mu bicu. Mana yanjye. Kandi na yindi ifite bicu. Weka do. Tanga boss. Ya phone nyisize he? Phone. Si hayin. Songa ibintu byose mbyazira. Na telefone kuyemo hano mu nzu. Ibintu byose ambwiye koza nabyogeje. Ariko Ndio mwenye unaojeje ndani hivi. kama tunamushoko Mana isinisho. Esubundi nkawe uzafatwa. Mu bintu nakubwiye ngo uza arimo na telefone. Telefone barayoza. Ngwino hano vaya. Nsabye ko ibintu byose mbyoza. Vaya hano. Ntago Telefone barayoza. Bose ibintu byose wansabye ko byo. Nese umuntu akubwiye ibintu byose umva na telefone. Ngwino hano vaya. Bayo. Byo nari ko Bayo. byose ko mbyoza. Telefone barayoza. Nose njye. Telefone barayoza. Ciao, brotto, dai, gufata kuzabibona. Aiwa we. Nanya ndabizi ko naho hano usaje gukora. Ndagufata. Karita semitiri ibintu byanjye byose. Rero impamvu telefone yanjye nsigaye nyikoresha babiwe pa